Kuri ubu rero nyuma y'uko we afunzwe noneho n'itorero rye ryafunzwe. Ni ukuvuga ngo yari amaze iminsi akora senga nta kibazo, ariko nyuma y'uko nawe agiye muri gereza, ni ukuvuga ngo itorero Holly Church.isanze nyiraryo muri gereza ryo ryafunzwe, ryakuweho. Cyokora nabanahorera Imana we azafungurwa, ariko ryo ntago rizafungurwa. Ni ukuvuga ngo ryo rifunzwe burundu. Rero kuri ubu ngubu kigaragara nuko umuriro wa Pentecote bajyaga bawuzimya ariko bakoresheje amajyaga. Bajyaga badaha amazi majyaga, akaba ariyo bajimisha umuriro wa Pentecote. Kuri ubu ngubu rero ntago umuriro wa Pentecote wajimishijwe amajyaga, ahubwo haje kizimyamwoto niyo yajimije umuriro wa Pentecote. Ni ukuvuga ngo none amakuru mashya ahari nuko insengero uretse izi 18 zamaze gukurwaho, cyangwa se aya matorero cyangwa aya madini yamaze gukurwaho. Amakuru mashya nuko hari izindi nsengero cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo zamaze gufungurwa. Yes, dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza kugubwa neza, guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana, guhura n'umugisha w'Imana, kugirirwa neza n'Imana, kugirirwa ubuntu n'Imana. Imana y'amahoro iguhane umugisha. Anjye wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nkuko mubimenyereye, nkuko mukunze kumbona, nkuko dukunze kubana keshi. Ni ubuntu kandi ni umugisha ukomeye kuba Imana iba yatwemereye tukongera tukabana. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi ndagira ngo munyemerere nze kugaruka, hari bimwe tuganiraho, hari bimwe tureberaho ibiri kuvugwa ahangaha ndetse no hakurya y'ahangaha. Nkuko muri kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga, ku binyamakuru, hari ingingo zimwe na zimwe ziri kugenda zivugwaho: gufungurwa kw'amatorero, gufungwa kw'amatorero, gukurwaho kw'amatorero. Reka mvuga ngo uyu munsi byabaye bishyashya, uyu munsi byabaye ibidasanzwe. Nubwo nseka ni ibintu bibabaje, ariko kandi nanone nta kundi twabigenda. Niko umunyarwanda umwe yavuze, aravuga ngo mu bibi no mu byiza twishime, ndetse kandi umunyarwanda yaravuze ngo akabi gasekwa nk'akeza. Munyemerere wenda ntaza kubarambira, ntaza gutinda, ntaza kugorana. Kuri ubu ngubu urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasohoye insengero zindi cyangwa se amatorero yandi agera ku matorero 18 yahagaritswe atemewe kongera gukorera ku butaka bwo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo aya matorero uko ari 18 aje asanga yandi yamaze gufungwa, yamaze gukurwaho, atemerewe gukorwa. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu aya matorero nayo yafunzwe. Nkuko ndi kugenda kandi muri kugenda mubyumva, ni ibintu bimaje kugenda bifata indi ntera ku rwego rw'uko abantu bari kwibaza, ese ibi bintu bizacura iki? Ibi bintu bizarangira bite? Ese ibi bintu bizagenda gute? Ese iyi myanzuro iri gufatwa aho Imana irayizi? Uku gufungwa kw'insengero, ibi bintu Imana irabizi? Uku gukurwaho kw'amatorero, ibi bintu Imana irabizi? Ni ibintu nawe wahita wibaza ukavuga uti ese ibi bintu Imana irabizi? Reka wenda mumaze iminsi mubona umupasiteri witwa Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba mukuru w'itorero Holly Church rikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu itorero rye rikaba ryakuwe ku madini abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bishop Harerimana Jean Bosco umaze iminsi ashinjwa ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse amakuru agenda akwirakwizwa nuko ashobora kuba yarariye miliyoni 10 abeshyira umuntu yuko azamusengera agakira indwara yari amaranye igihe kinini, ariko ntamusengere ngo akire,
uyu muntu yayamwishyuza akamutera ubwoba amuvuga yuko nakomeza nibifata indi ntera hari amashusho ye mabi ari hanze azashyirwa hanze. Wenda reka iki tukihore twere no kugitindaho cyane cyane ko kirego cyabyo kiri mu bushinjacyaha kuko cyarenze icyo kuba cyagirwa mu bugenzacyaha urwego rw'igihugu rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ubu nirwo rubifite mu nshingano. Kuri ubu rero nyuma y'uko we afunzwe noneho n'itorero rye ryafunzwe, ni ukuvuga ngo yari amaze iminsi akora senga nta kibazo, ariko nyuma y'uko nawe agiye muri gereza ni ukuvuga ngo itorero Holly Church risanze nyiraryo muri gereza. Ni ukuvuga ngo itorero Holly Church ryayoborwaga na Bishop Harerimana Jean Bosco risanze Harerimana Jean Bosco muri gereza, naryo ryafunzwe ryakuweho. Cyokora naba na Harerimana we azafungurwa, ariko ryo ntago rizafungurwa, ni ukuvuga ngo ryo rifunzwe burundu. Nta myaka rifite, nta myaka rikatiwe, ryo rifunzwe burundu. Niyo gahunda ihari, niko byestaye, ni nako biteye. Reka wenda tunyuremo uko urwego rw'igihugu rwamwandikiye, aho hari iri tangazo rivuga ati impamvu gutesha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi nimero 51 RGB, kigakomeza kigira kiti nshingiye ku ngingo ya nimero 56 akarongo kaberamye 2016 ryo kuwa 16 z'ukwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano imitunganyirize n'imikorere byarwo mu ngingo yaryo ya 5 n'iya 6. Nshingiye ku itegeko nimero 72 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 31 2018 rigena imikorere n'imitunganyirize by'imiryango ishingiye ku myemerere cyane cyane mu ngingo yaryo ya 16 akitso 38 ndetse n'iya 39. Ubugenzuzi bwakozwe mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere bwagaragaje ko itorero mubereye umuyobozi ritubahiriza ibiteganwa n'itegeko. Zimwe mu mpamvu zashingiweho harimo kubangamira amahoro n'umutekano bya rubanda, ituze n'ubuzima byabo, umuco mbonezabupfura, imyitwarire myiza hamwe n'ubwigenge n'uburenganzira nshingiro by'abandi. Nkwandikiye nkumenyesha ko RGB itesheje agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi cy'itorero Zeraphate Holly Church nimero 51 RGB. Ndumva nshaka kugira ngo wenda nse nugarukira ahangaha, ariko ikigaragara nuko iri torero ryamaze gukurwaho neza burundu. Ubuzima gatozi ryari rifite bwateshejwe agaciro, ukuvuga ngo ryakoraga rikora byemewe n'amategeko, rifite ubuzima gatozi, ariko bashingiye kuri izi ngingo twavuze haraguru basanze iri torero ritemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari ryo ryonyine rero, hari n'andi matorero, harimo nk'umuriro wa Pentecote. Wenda tugaruke turebe nko ku itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda. Ni itorero naryo ryagarutse mu matorero yafunzwe. Gusa nanone sinabura kuvuga ko itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda ari umuriro wari waranze kuzima, kubera ko hagisohoka urutonde rw'amatorero
yafunzwe kuko atujuje ibisabwa. Iri ryahise riza ku murongo, ryaje ku mwanya wa mbere ngira ngo. Hasohotse kandi amatorero yasezewe cyangwa se yakuweho atazongera gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Itorero umuriro wa Pentecote nabwo ryagarutsweho, nabwo rigaragara ko ryakuweho, none kuri ubu ryongeye kugaruka kandi kuri uru rutonde rw'amatorero yandi 18 yakuweho atemerewe kongera gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ndagira ngo turebe ese ni iyihe mpamvu iri torero rikurwaho ejo rikagarurwaho, rikurwaho ejo rikagarurwaho. Ibintu byashingiweho cyangwa se biri gushingirwaho mu kuba aya matorero amwe n'amwe afungwa, harimo nk'ingingo zigera kuri 2 zagiye zigarukaho ku matorero agiye atandukanye. Nk'urugero, nk'ingingo ya mbere ni ukubiba amacakubiri mu Rwanda mu bantu. Icya kabiri ni amakimbirane. Hanyuma ugahita ureba amakimbirane, wenda duse tugaruka nko mu itorero umuriro wa Pentecote, ni itorero rivugwa ko ribamwo cyangwa se ryabagamo, kuko ubu ngubu ntabwo rigihari. Ni itorero ryabagamo amakimbirane ku rwego rw'uko abayobozi wasangaga badahuza n'abakristo, cyangwa se n'abakristo ugasanga harimo abahuza n'umuyobozi umwe badahuza n'uwundi muyobozi. Hari nk'itorero umuriro wa Pentecote rituye nke mu gace mbamo, wenda reka ariryo ntanga urugero, wasangaga habagamwo intambara ku buryo nk'umuririmbyi nk'umuvugabutumwa yahagurukaga agiye kubwiriza, abatamushaka bateraga amakorasi. Hanyuma muri kwa gutera amakorasi, abashaka kumva ijambo ry'Imana nabo bakagenda bakajya gucecekesha bari gutera amakorasi. Uri kumva aya ni amakimbirane aba ari hagati mu bakristo, kandi aya makimbirane nanone mpamya yuko aba yagizwemo uruhare n'abayobozi, kubera yuko ubuyobozi bwumvikanye, ubuyobozi bw'umurongo umwe, ubuyobozi buhagaze neza, ntekereza ko nta gikuba na kimwe cyacika. Rero kuri ubu ngubu ikigaragara ni uko umuriro wa Pentecote bajyaga bawuzimya ariko bakoresheje amajyaga. Bajyaga badaha amazi majyaga, akaba ariyo bajimisha umuriro wa Pentecote. Kuri ubu ngubu rero ntabwo umuriro wa Pentecote wajimishijwe amajyaga, ahubwo haje kizimyamwoto niyo yajimije umuriro wa Pentecote. Ni ukuvuga ngo umuriro wa Pentecote ntabwo uzongera kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Kereka nushinga, wenda kereka hari nk'ibishoboka ugashinga nk'urusengero mu kirere, ariko nabwo ntekereza yuko nabwo bitakunda kubera yuko byaba ari mu kirere cy'u Rwanda. Hari amatorero menshi yafunzwe, harimo nka Agape Blessing Community Church, bigaragara ko ryakoreraga mu Bugesera. Ndumva muri uyu mujyi wa Kigali, nge ntabwo nari nakaryumvishe. Harimo Calvary, harimo amadini menshi, harimo Eglise Ceremony en Afrique ryakoreraga i Rubavu. Rero aya madini uko agera kuri 18 yose yakuweho, akaba atemerewe kongera gukorera ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amatorero yose bagenzuye, cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwagenzuye rugasanga si ukuba atujuje ibyangombwa. Oya, aya matorero yujuje ibyangombwa, kuko atujuje ibyangombwa yo yavuyeho ku ikubitiro. Yari yujuje ibyangombwa, ahubwo ibyangombwa yari yujuje birimo kuba ifite icyangombwa cy'ubuzima gatozi, aderesi y'aho ikorera, ibyo bakora, ibyo bari babyujuje. Ahubwo ikibazo cyari kirimo ni uku kudahuza aya makimbirane, aya macakubiri. Ushobora gusanga binateza imvururu muri rubanda, kuko ni ibintu ugiye kureba ugasanga bituma abantu batumvikana, kandi igihugu cyacu kimirije kuba abanyarwanda tugomba gusenyera umugozi umwe, tukagira amahoro, tugakundana, tugafashanya. Rero ahangaha reka mbibutse nk'iri jambo rimwe nigeze nasoma, aho iri jambo rigira riti
ese intonganya ziva hehe? Ni ku ijambo ry'Imana rivuga ese intonganya zanyu ziva he? Rigakomeza rivuga ngo riva mu by'imitima yanyu irarikira, mu by'imitima yanyu irarikira. Kigaragara ni uko aba bapasiteri batwigishije gukunda Imana, ariko nabo ubwabo bafite ikindi bararikira cyangwa se ibindi bintu bararikira, ari nabyo biboneka kandi bigakurura amacakubiri. Iyo ugiye kureba ujya gusanga ugasanga akenshi na kenshi bapfa imitungo. Muzi nk'itorero ryitwa Ebenezeri, naryo ryakuwe ku matorero agomba kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'umushumba waryo yari yariyandikishijeho umutungo. Hari urusengero yari yariyandikishijeho, igihe kiragera abapasiteri bati ntugomba kwiyandikishaho uru rusengero, ati njye nari rwiyandikishijeho, bijya mu manza. N'ubu ngubu baracyari mu nkiko. Ejo bundi ubwo naganiraga n'umukristo wabo umwe, aragira ati ibintu byari biri mu itorero ry'iwacu Ebenezeri, rwose Imana izabiturinde, kubera yuko hari harimo ubusambo, bugegera ndetse no kudahuza mu itorero ryacu. Uri kumva rero niba itorero rigizwe n'abantu ibihumbi, ukajya ukikanga nk'umutungo umupasiteri yawiyandikishijeho we ku giti cye, ejo cyangwa ejo bundi ujya kumva ukabona yagurishije. Mu minsi yashize kuri BTN hanyuzeho inkuru y'umupasiteri wari wagurishije urusengero, arangije atorokana amafaranga y'urwo rusengero. Rero nicyo RGB bayashingiye, kavuga ni gute umuntu yiyandikishaho urusengero, yiyandikishaho imitungo y'urusengero, yiyandikishaho ikibanza cy'urusengero, kandi uru rusengero atari urwe ku giti cye, ahubwo arufatanije n'abandi bakristo baba bagiye batandukanye. Aha ngaha ushobora guhita wibaza utese noneho niba RGB izi nsengero cyangwa se aya madini ibatse ubuzima gatozi, hanyuma izi nsengero, iyi mitungo byo bizaba ibyande, bizasigara bikurikiranwa nande? Ugasanga, kuko ndibuka ko ubwo twakoraga inkuru mu gihe cyatambutse, wasangaga abantu muri komenti bavuga ati niba ari ibyo, izi nsengero muzafate abantu, muzafate nk'amashuri mushyiremo byibuze hajyamo abantu bigiremo, cyangwa se muzaziha abakene bituriremo. Ese abandi bati oya, ubwo izo nsengero muzazigurishe, hanyuma abakristo bongere bagabana aya mafaranga, kuko n'ubundi nibo baba barazubatse. Ugasanga rero ni ikibazo. Ariko kuri ubu ngubu iki kintu nacyo RGB isa n'iyagihaye umurongo y'ukuntu iyi mitungo igomba kuzakoreshwa, cyangwa se ukuntu iyi mitungo igomba kuzagenzwa. Aho hari itangazo rivuga ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, turamenyesha kandi ko icyemezo icyo ari cyo cyose mwafata kijyanye n'uburyo bwo gucungamo umutungo w'itorero kigomba kubahiriza amategeko abigenga. Turabibutsa ko turabibutsa ko mutemerewe kugurisha cyangwa gutanga umutungo w'itorero mutabanje kubihererwa uruhushya n'inzego zibishinzwe. Kandi aha ngaha uri kumva ko RGB yabaye itanze gasopo ku mitungo yaba. Nituvuga imitungo, uraza gusangamo ikibanza cy'uru rusengero, uri kumva uyu ni umutungo. Niyo tuvuze ibikoresho, tuza gusangamo intebe, ibyuma, bya bikoresho muzi namwe ba mu rusengero. Ibi ngibi nta muntu, nta mupasiteri n'umwe wemerewe kuba yabigurisha, kuba yabitanga atabiherewe uburenganzira. Kuko ubu wasanga hari nk'abari bagiye guhita bafata gahunda bakavuga ati okay, ubwo badufungiye, reka ibi byuma, wenda reka ntange nk'urugero nka Zeraphate, agahita avuga ati ubwo Zeraphate bayifunze, reka nk'ibyuma byanjye mpite mbiha Miracle. Agahita avuga ati n'ubundi nzahita njya muri Miracle, cyangwa se akabinyuza muri Miracle nk'ubitanze nk'ubihaye Miracle,
hanyuma nyuma akazabitora akabigurisha. Oya, kuri ubu ngubu si uko bimeze. Mbere yo kugira igikorwa cyose gikorwa kuri ibi byuma cyangwa se kuri ibi bikoresho cyangwa se kuri iyi mitungo, ugomba kuba banje kumenyesha urwego rw'imiyoborere RGB. Ahubwo ikibazo uhita wibaza uti ese bizaba byemeye ko niba ushaka kubitanga wabitanga? Ahangaha iki kibazo cyasubizwa na RGB. Mu minsi yashize kandi tugenda tugana ku musozo, dusatira umusozo, hariho amarira menshi y'abakristo, bibaza uko insengero zizafungurwa se ntizizafungurwa. Nanone amakuru mashya ahari nuko insengero uretse izi 18 zamaze gukurwaho, cyangwa se aya matorero cyangwa aya madini yamaze gukurwaho, amakuru mashya nuko hari izindi nsengero cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo zamaze gufungurwa nyuma y'uko zikoze ibisabwa. Icyo ubuyobozi bwari bwasabye harimo kubahiriza gukora imbuga, gutunganya insengero, gushyiramo sound proof, mbese muri make gukora ibisabwa. Hari insengero zatangiye gufungurwa. Aya ni amakuru mashyashya yuko hari insengero zatangiye gufungurwa. Bivuze ngo ubwo hari zatangiye gufungurwa, turaza mu minsi mike cyangwa se mu gihe gitoya kubabwira insengero zafunguwe, kugira ngo niba urwawe rwari rufunze ariko ukaba utari ufite amakuru, kugira ngo nawe babashe guhabwa amakuru, yamenyere ku gihe. Nibiba ngombwa kandi ujye no gusenga, ni byiza, ni iby'agaciro. Ikindi, iyo hari amakuru mashyashya y'insengero zafunguwe, kuko urumva bahereye mu ntara y'Amajyepfo, wasanga ejo cyangwa ejo bundi baratubwira no mu ntara y'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ndetse n'Iburasirazuba n'Uburengera bwaryo, hanyuma tukarushaho kunezererwa dusenga. Hanyuma turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye izi nkuru cyangwa se iyi nkuru yo gufungwa ndetse n'inkuru nshyashya y'uko hari insengero zafunguwe. Turabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze kugira umugisha. Shalom, shalom.